twongeye kubasuza mwebwe abakurikiye Big Man Empire, mwebwe abadukurikiye muri mu Rwanda ndetse no mu mahanga nk'ibisanzwe. Iyi ni Big Man Empire, ngiye uri kubagezaho kubagezaho ikiganiro ni ibonye ahangaha. Nk'ibisanzwe rero tukaba tuje mu kiganiro, ariko uno munsi tuba dufite ingingo, buri munsi tuba dufite ingingo zigiye zitandukanye. Uno munsi tubafitiye, tugiye kurebera hamwe ukuntu umwaka wagenze muri rusange, umwaka wose uko tuwushoje, se abantu bashoje umwaka gute, turebe neza nuko tugiye kwinjira mu wundi mwaka wa 2024 tumeze, niba abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatisi yose bameze neza nk'ibisanzwe. Umutekano turabizi ko ari nta makemwa, umutekano uba ari wose, uba wuze, uba ari furu. Rero njyewe ntago uno munsi naje ni jyenyine, ndi kumwe n'undi muvandimwe wanjye witwa Karate nk'ibisanzwe. Karate reka nawe tumubereke aze kuri kamera igaragaza. Neze ndabe. Okay, rero Karate nk'ibisanzwe nawe twamubazaniye nawe ngo amfashe gukora ikiganiro cyo gisoza uyu mwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024. Abari muri stora ngaha ngo nyangisa ari kumutesha umutwe. Karate bimeze bite? Ni fresh man. Meze neza? Neze bo. Abaturage bo kuri Big Man Empire rero bari kugusubiza, nawe gira ikintu babwira. Ubwo turi live bari kutubona 5 kuri 5. Nari nambere mbanje kubasuhuza. Ndabyishimiye cyane kuba mudukurikira ndetse n'ibintu byacu mukajya mukunda kubyumva. Ni ibintu byiza cyane rwose. Umwaka rero wagenze umwaka umeze neza, akavuyo kenshi, ndiri hasohotse indirimbo nyinshi cyane, ibintu byagiye bigenda neza. Icyiza nuko urangiye tukiri bazima, ukaba tugiye gutangira n'undi turi bazima tumeze neza nta kibazo. Noneho ikindi kintu mbanshije kubashishikariza mwebwe abakurikiye Big Man Empire, gukora subscribe, like, share, comment, ubundi bintu tugakomeza kujya mu buryo kandi tukomeza kubaho neza, twinifurizanya umwaka mushya muhire mwebwe nk'abantu baba bari dukurikira 5 kuri 5. Karate wowe uyu mwaka rero ni umwaka w'agatangaza kuri njyewe. Wakubereye mwiza, akoreye muri byagenze bite? Ubanza uyu mwaka nzagenda nkandika ahantu ku gikuta. Ndetse byagenze bite? Uyu mwaka nahombye abantu benshi. Tugiye mu mwaka wahombye nanjye nahita mvuga ko ari benshi. Bamwe bagiye baza bagenda, hato nawe abandi bakajya binjira abandi basohoka. Uno mwaka ibintu wabukozemo shaho ngo ibintu bajya gukora ntabwo uba n'amahano, ntabwo ari bya hafanga. Hanyuma rero ndakeka mwaka urarangiye, intego twari twarihaye zagezweho. Izere ko zagezweho, ariko hari n'izitanze. Itanze rero tuzazigeraho umwaka utaha. None ntabwo ibintu byose byagenda nk'uko tubishaka, kuko Imana tuba twapanze, Imana nayo igapanga. Byari tugomeza kubabwira ngo abantu gahunda zabo zigenda neza uko babishakaga. Ihangane, umwaka wa 2024 uzarangira byamaze kujya mu buryo uko mubishaka. Ariko uyu mwaka urangiye ndi singo. Umwaka urangiye iri singo kabisa. Iyi Kigali yose, iyi Afurika yose, iyi si yose, umwaka urangiye iri singo. Uza abakobwa bari singo wagiye ugashaka umwe mukihuriza. Abakobwa bigize shaka abateka mutwe shaka. None nabatinye ko aza guteka umutwe baragenda bakagutekera. Ariko mana we noneho mu kwezi kwa 5 kushize ntabwo nzibagiye kuvuga. Yagenze bite? Wajyaga mbwanga arankunda kandi afite abasore bamutereta barenga 100. Uwo mukobwa nanjye nari ndi mu mubare wa ngabi. Asubije kubaza ibibazo nk'ibyo ntabwo uzi ko ari ibisanzwe. Gusa wowe utereta umukobwa ntabwo nabizi ko utereta umukobwa. Yewe se nta nubwo ntereta, ahubwo nta n'uwo mfite. Ariko nawe urabizi yuko muri no Kigali nyine ntabwo umukobwa mwiza wamutereta uri wenyine. Hari n'uwo nawe mfite wajya kumamagara saa 7 z'ijoro, umuntu ari kumurya nimugurira amata. Nubwo abakobwa b'ikigihe rero, abakobwa b'iyi minsi rero baraza kudukora. Abakobwa muremwumva mugiye kuzatuma abahungu bose bareka gutereta bitewe n'iyo gahunda yanyu. Urumva ko iyo gahunda yanyu nakaza mufite. Abakobwa nanjye niho ndi kubaza buriya nakaza mufite. Abamugane wowe mukobwa uri kutureba kamukanya, niba udafite akazi
hamagara telefone yanjye umbwire njye ngurangira akazi, cyangwa wumva ari serious, wumva ari yiyifuye amamagare kuri telefone yanjye cyangwa anyandikire kuri Instagram, nta kibazo, ubundi azenye mpakazi kuri televiziyo kuri Big Man Empire. Hari icyo bitwaye? Neza cyane. Nkuzanira umukobwa umuntu ukagira akoze ikiganiro mwakorana. Yes, ikiganiro sinzi ko abantu bagikurikiranye birirwa baseka bagahwera kuko ugikunda nk'abakobwa. Yewe uri mubi cyane naragutinya. Kandi ntabwo nkunda abakobwa n'ingano yanjye cyangwa se n'isura yanjye, ariko urabona ko ufite face icuruza. Face icuruza se rega abantu tukizamuka ntabwo tubona abakunzi cyane, ntabwo nkubona n'abakunzi. Ubundi umukobwa agukunda afite icyo agushaka. Se ntacyo ufite ntacyo wagira. Nta bifaranga ufite se ubwo n'ubu amafaranga rero urebye amafaranga y'undi nayo namwe muba mubibona. Nyiri kukubwira uje ugakorera uruganda rw'abantu bangana gutyo, bafite kofi n'uriya afite ikofi, ubwo tayari numva nyine bakaba amafaranga ahita anaboneka abantu. Abeshya se ni ukuvuga ngo umukobwa apfa kumva ngo wayini ntabahaye akora kuri YouTube bahembwa miliyoni 10, apfa kumva ngo bombo karate akora kuri YouTube bahembwa miliyoni 2, ahita avuga ati uriya ndamushaka uriya wamumereza w'umupira w'umuhondo, uriya wambaye agakufi kagura 500. reba ahamba nahebye, ako wamunganisha abantu rero buriya mujya mubona tugenda mu nzira mukadufeka bakamwangira iki mumenye n'ibyo duhagaze waka kantu kagura 500. abakobwa mwe mwa murimo ako mwihangane tuzagira umuntu ucuruza ukamira uzagashaka azaze nkamuhera umuntu, ariko ntazagenda aje kukwiba atazagira umuntu gukira. reka urumva byaba bigenze biti yaba kabaye. Icyo nari nshatse kuvuga nta mafaranga nta n'abakobwa icyo n'amafaranga bazira rimwe bagira ngo baza nk'insana. Icyo ni ikintu umaze kubona cyo ko kigomba kuba kiri gutsinda neza. Noneho ntabwo nzibagirwa umukobwa nari mfite amafaranga ajya nko mu 800, nawe ariyizi ari kumureba siyizi se, noneho njya kumureba namushyira impano gift, noneho ambwira ati shwete njyewe nawe ibi ni byiza tuzabinyuramo uri kumva, noneho ambwira ati njyewe nta kintu cyadutandukanya abantu, ya imvura niyo yagwa tuzaba turi kumwe mu mwijima no ku manywa tuzaba turi kumwe, ahantu hose muzamugenda. naze gukenaho rimwe yagendeye niwe muntu wa mbere wagiye imbere, nta nubwo uzamujyanye se ahubwo niwe muntu nyimara gukena nyibura amafaranga ntabwo uzi igitangaje, yagiye nka za hene zigenda zigiye kubona zizigaruka. ntabwo uzi igitangaje, hari ibintu nk'iba umukobwa ukamufungura wose ushaka yibeshye gato agusaba igihumbi, ati sheri wanywa amanete igihumbi, umubwira ati ko nta mafaranga afite se kuri telefone, ahita akubwira ahita atangira kukubwira buryo ki bifite gahunda. Iki kiganiro cyanjye cyo muhitamo nagisubika aba yumva n'andi bindi bintu ushaka muganira. Aho ubundi icyo ni cyo kimaze kubona ku bakobwa b'i Kigali. Noneho ubwo mwaka 2023 niwo watube mwihangane mwisure mwe abakobwa mwe ntabwo dushaka, niba mushaka gukunda mwifata urukundo ngo murugira amafaranga. So please uyu mwaka 2023 uri kurangira, turi kumpe urangiye kwanza kuko uri kubura iminsi itageze no ku minsi 10 numva ni iminsi itarenze n'10 nyine kugira ngo umwaka urangiye. Niyo mpamvu muba mugomba ibibi byose byabaye mu byirengagize mu bisiga inyuma, ibintu byose mwinjiye muri 2024 mwumva muri furu, mwumva mumeze neza nta kibazo, kandi uyu mwaka nashimira cyane turi gutangira rero urebye ntabwo bitunguranye. Ugiye kujya mu cyerekezo gise kandi ushobora kuba ndi umuntu ugiye kujya hanze Zanzibar. Ugiye kujya Zanzibar uzaba ugiye kuryoshya ariko uretse no kuryoshya bitewe nyine ibikorwa nyine nshaka guturayo. Ariko n'ubundi babiri ubundi uri hejuru cyane ntabwo tureje, ntabwo uri hafi anga nuko nyine tuba turi umwanga wampereje nyine tukicarana, ariko ntabwo nyemeye kutwika amasaha rero yanagiye rero. Ikiganiro ndabona ahubwo ikiganiro cyacu
tukirengejeho iminota 40 amasegonda ngahe aba ari menshi cyane. Mwebwe rero mukurikiye Big Man Empire tukomeje kubashimira mwebwe twabanye guhera dutangiye kugeza n'aka kanya turangije ikiganiro. Icyambere twisabira wowe kora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Instagram ni Big Man ndetse na YouTube ni Big Man Empire, TikTok ni Big Man, ugakora follow tayari tugatubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Goodbye, ciao ciao. Umwaka mushya kandi muzawizihize neza, muzawurye